noneho bya bintu bya Murungi Sabin na Dr Kanimba isize Scovia bimutaye mu maboko ataraye. Ubu tuvugana nonaha breaking news, Scovia Mutesi mwakundaga inkuru mbi kuri we atawe muri yombi. Scovia bikomeje kumubana ibindi bikomeje kumubera akamaramaza ngo kumugoroba wakeye ngo yaraye mu maboko ataraye ngo kajwiga neza ngo bamutwaye. Abantu benshi babyibajijeho ari nako banashya ubwoba bwo kubisakaza cyangwa kubitangaza. Umunyarwanda yavuze ukuri bwo nta mugabo useka imbohe. Scovia nawe aka kanya we yaba yisanze aho n'abandi bajya bisanga. Ni muri no minsi ishize cyangwa mu minsi ngaho ishize aho inkuru yacicikanye ya Dr Kanimba na Murungi Sabin ngo Murungi Sabin ngo yaba yarakoze icyo bita ubusikama bw'agatangaza bwa kasamutwe ngo bagakusanya cyangwa bagatotora urufito mu banyarwanda ngo bakarukoza Murungi Sabin agakubitaho kimwe nk'icya kabiri cyose akagikubita ijigo akagitemberana akigiriyo ibwota amasimbi. Kugeza ubu ngubu ngo Kanimba ngo ararembye cyane. Izo nkuru zari ziri kuri no mihanda ngo akaba ari nazo zitumye Scovia ari kubarizwa mu maboko ataraye. Scovia yaba yarashyize amakuru hanze wenda asa ataraye akaba ari cyo ari kuzira. Uyu Murungi Sabin rero ni umuntu utajya uripfana ngo nawe buriya ngo ukuntu byagenze neza ngo umuryango wa Dr Kanimba wagiye utanga ikirego cy'uko Scovia yakoze igisa nko kubaharabika na Murungi Sabin nawe akubitaho ikindi agira ati uyu Scovia mama Rwagasabo ngo yarakuriye n'itangazamakuru ryose ryo mu Rwanda ngo yaharasinze ansigira izina icyasha ntago nabyihanganira. Umutesi Scovia wamenyekanye mu gutangaza inkuru zitariho ivumbi ubu koko yaba ari ukumarasinga ko Scovia nk'umunyamakuru wabigize umwuga wanahawe n'igikombe cy'uko ari umunyamakuru wabigize umwuga ubu koko yakifata agafata Murungi Sabin akamutera icyasha. Ibintu nibyo byakomeje kuba kamaramaza aho bitumvikana na gake rwose, aho Scovia akomeje kwivanga mu bijyanye n'ubusesenguzi mu gusesengura agacacambuye inkuru kubera ko abanyarwanda ngo bamukubise icyizere ngo arazicacambuye akazicacambuwa nabi. Abantu bamwe na bamwe bakisanga bari kuva mu mirimo bakagombye gukora kandi ari batunze. Mama Rwagasabo mwatwe tumuzi neza, njyewe ku ruhande rwanjye ni ko Mama Rwagasabo rwose sindi umucamanza, ariko abacamanza bakomeze basesengure kuko Mama Rwagasabo nk'umubyeyi uvugira rubanda ntabwo rwose yakagombye gutangaza amakuru atayizeye neza cyangwa se inkuru z'ibihuha atoraguye ku mihanda iboneye. Uyu Scovia Mama Rwagasabo ari nako ibintu bikomeza kugenda biburuhuri cyangwa bicicikana hirya no hino, ari nako abantu bamwe na bamwe bagiye batinya gutangaza inkuru z'uyu mugore bitewe n'ubwo uyu mugore ari munini cyane, ari cyangwa bamwe bita ibifi binini, ni munini cyane. Inkuru ze ziteye n'ubwoba kuzitangaza, nuko twe dushiritse ubwoba tugakora iyo bwabaga tukavuga ati reka dutangaze nta ruhande dufashe, hahire rimwe n'ubundi nta myaka 100 tugomba kumara kuri ino si. Umutesi Scovia rwose Mama Rwagasabo ni umwe mu banyamakuru rwose babigize umwuga hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, dore ko ari umwe mu bacukumbura n'amakuru ya politike yayandi kandi abakakaye. Reka nakangaka tukanyuzemo dore yuko bamwe na bamwe bari kuvugwa yuko ibi bintu biri kuvugwa kuri Mutesi Scovia bishobora kuba ari ibihuha. Ibi bintu rero mu gihe abantu bakibaza ibyo ari byo, hari abanyamakuru bamwe batangaje yuko ari ibihuha mu rwego rwo kugira ngo izina rya Mutesi Scovia ritajyaho icyasha. Reka ntago ari sawa. N'ubundi ugenzuye usanga wenda samutime bitewe n'ukuntu uyu Mutesi Scovia arimo arahitinga ku mbuga nkoranyambaga. Urebe
ku ndorerwamo yo hirya iriya kuri paji ya 63 ishobora kugaragaza yuko Scovia uruhande rumwe bashaka kumutera icyasha kugira ngo bagabanye uburyo yari ari kwitwaramo, uburyo yari arimo arazamuka kuri social media, cyane cyane ku rubuga rwe akunda gukoresha rwa YouTube. Mama Rwagasabo Scovia ibintu byo biracyakomeje kuba kamaramaza, ari nako bigenda bisesengurwa mu buryo bwinshi, natwe tugira tuti izi ni inkuru tuba twatangaje zanyuze ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Nyamuneka ushobora gusanga isaha iyo ari yose Mama Rwagasabo akubise ubutumwa hariya ababwira ati ntago nari mfunzwe, abavuze ibyo byose bagira uko babagenza. Kwe inkuru twatangaje ni inkuru zagiye zicicikana mu binyamakuru tugaragaza uruhande uko bamwe babivuga n'ukuntu abandi babivuga. Bamwe baragira bati yafunzwe, abandi bakagira bati nibihuha. Ubwo ukuri guhagije cyangwa gusesuye nimba nakuguyemo nkagucakira muri izi ntoki 5 nzaza mbabwire nti burya Mama Rwagasabo byari bimeze gutya, ukuri kuraha, ikinyoma cyari kiri hano, tujye dukubitira ikinyama ahantu hakubuye, ibintu bikomeze kugenda neza. Rwose Mama Rwagasabo hari icyo abonye ku nkuru yacu, twebwe tuvuga ibyo twabonye kandi dufitiye gihamya, mubo azakontaho, twebwe ntabwo tuba turimo, ariko amakuru ya nyayo tugomba kuyacukumbura tukabaha amakuru meza kandi yimbitse. Mu gihe utarakora subscribe nawe reka nkubwire ni urimo uracikanwa, kubera ko ibintu byiza bya danje cyangwa inkuru za kasamutwe z'akaminamutwe ziriya ziba zaje bwa mbere na mbere zigishyushye zimeze neza uzisanga hano